Hari ibintu bitanu bikubaho iyo ubyutse saa 11 za mu gitondo. Ibi bintu ntuzabyirengagize. Ibi bintu uko ari bitanu bishobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Ariko ikibazo ni uko abantu benshi batabizi. Bazi ko abantu benshi bahinduye ubuzima, babyuka saa 12 za mu gitondo, babyuka saa moya, babyuka ari uko bagiye mu kazi, babyuka ari uko bagiye kureba televiziyo. Ndagira ngo wowe ntuzemere ko ibi bikubaho. Burya ngo umuhinzi ni uwabyutse kare. Umukozi ni uwabyutse kare. Abanyarwanda bari bazi ubwenge burya. Ibi bifite icyo bivuze. Uyu munsi ndagira ngo nkwereke ibintu bitanu bikubaho iyo watangiye kumenya ibanga ryo kubyuka saa 11. Hanyuma nguhaye ikaze mu kiganiro katurebe ku mwanya wa mbere. Uhinduka umuntu wiyubaka buri munsi. Iri ni ibanga rizwi n'abantu babyuka saa 11. Umuntu ubyuka agiye mu kazi gusa ntago ashobora kubona umwanya wo kwiyubaka ubwe uhoraho wa buri munsi. Iyo ubyutse kare ubona umwanya wo gusoma, ubona umwanya wo kwiga ibintu bishya, ubona umwanya wo kwitekerezaho, ugatekereza ku muryango wawe, ugatekereza kuri ejo hazaza, ugatekereza ku bibazo wahuye nabyo mu kazi ukabikosora. Ibintu byose bigukomereye burya abashakashatsi cyangwa se abanditsi bagaragaza yuko ushobora kubikemura muri iyo saha ya saa 11. Mu gihe abandi baryamye, wowe uba urimo kwiyubaka. Jya ugenda buhoro buhoro ubikora uko ubyutse saa 11. Ibi bintu uzashiduka rwose birimo bituma utera imbere. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga ko utekereza neza kurusha abandi. Mu gitondo kare kare abahanga bavuga ko ubwonko buba busobanutse, burimo butekereza neza cyangwa se burimo bukora neza. Muri make nta stress iba iraza cyangwa se iba ihari kuko uba waryamye waruhutse, hanyuma ubwonko kugira ngo buzindukire ku bindi bintu bugahera ku byawe by'umwihariko. Nibwo ufata rero decisions zikomeye abandi bantu badashobora gufata. Ntabwo ushobora gukora amakosa menshi mu buzima kubera ko uba wabyutse kare ukitekerezaho, ugatekereza n'ibyo ugiye gukora. Iyo rero utaha nimugoroba cyangwa se ugataha ukerewe, ukagenda uzindutse ujya mu by'abandi wowe utagira umwanya wo kwigenera isaha, ntabwo ushobora kubona umwanya wo gutekereza neza kurusha abandi, kuko uzinduka uhugiye mu by'abandi kandi ukagaruka nanone ubwonko bunaniwe cyangwa se nawe ubwawe urushye. Katurebe rero ku gice cya gatatu. Ugira discipline idasanzwe. Buriya kubyuka kare buri munsi akenshi bigutoza kwihangana no gukomera. Ntukora ibintu ku bushake gusa, akenshi ukora ibyo wagennye. Ahangaha rero ikivamo cyangwa se igisubizo ni uko uhinduka umuntu uhamye cyangwa se umuntu ukomeye cyane, ku buryo abantu barebana discipline ufite, ukuntu ibintu byawe biri ku murongo, ukuntu wambaye neza, ukuntu ufite imitekerereze myiza, ukuntu presenta neza, niba uri umucuruzi ukuntu ucuruza neza utajagaraye, bikabayobera. Hari abantu bashobora no kujya no muri business no gukaraba byamunaniye, no gupanga ibyo ari burangure byamunaniye, we kabazi ngo kuba yakinguye imiryango ngo arabona amafaranga. Hari n'undi uba wazindutse agakora ibi byose, wibaza ahantu bashobora guhurira, haba mu iterambere, haba kuri development cyangwa se ku mikorere y'ubwonko. Ntabwo bishoboka. Katujye rero ku mwanya wa kane. Iki gice cya kane turahasanga amahirwe n'amafaranga byiyongera. Reka tuvugishe ukuri, abantu benshi batsinda babyuka kare. Uti kuki? Batangira umunsi wabo mbere, bakora byinshi kuruta ibyo abandi bakora. Nta kintu kibabaho kibagwiririye, ibyinshi baba babipuraningiye. Ahangaha rero amahirwe ariyongera cyane. Niba uzi ko ujya ukina n'iyi saha rwose uri mu bantu bashaka gutera imbere, iyi saha ya saa 11 irimo ibintu byinshi, abashakashatsi babivugaho ibintu byinshi. Iyo usomye ibitabo byinshi bitandukanye usanga ari isaha ikomeye mu buzima bwa muntu, itari iyo gukinishwa habe na mba. Iyo kwicara ukitekerezaho. Ubutanzi ababwira ukuntu umuntu ayikoramo utuntu twinshi dutandukanye turenze utw'uyu munsi nabateguriye.
Hanyuma reka turebe ku gice cya gatanu. Ubona amahoro yo mu mutwe. Mu gitondo kare nta rusaku ruba ruhari, nta guhangayika. Uba uri wenyine n'ibitekerezo byawe. Aha ngaha rero ikintu kivamo cyangwa se igisubizo kivamo, uba ufite amahoro n'umutuzo, cyangwa se ubona amahoro n'umutuzo. Niba utari ubizi rwose, iyi saha ya 11 irimo amabanga menshi, ariko uyu munsi nagerageje kubategura amwe y'ingenzi agera muri 5. Aya mabanga yose iyo ubyuka 11 ushiduka arikora, ntabwo ari ngombwa ngo wowe ubikore. Kandi uko byikora niko utekereza, ni igiki nakongera muri business, ni igiki nakongera mu kazi nkora, ni igiki nakongera mu rugo rwanjye. Ese reka nsenge, ubona umwanya wo gusenga. Hari abantu bahaguruka mu buriri no gusenga byamunaniye. Ese amafaranga yanjye nayakoresha gute? Ese ni video nshaka kumva inyongerera ubumenyi kanyumve kuko uba ufite umwanya. Hanyuma rero ngana ku musozo, nakubwira ko benefit cyangwa se inyungu ikomeye birimo hano ni uko icya mbere witekerezaho, cya kabiri ubona umwanya wo gusenga, cya gatatu niba unywa nabi mazi ubona umwanya wo kuyanywa, cya kane niba ari gutekereza ku muryango wawe ubona umwanya wo kuwutekerezaho, icya gatanu niba ari ukwaguka ubona umwanya wo kwaguka mu buryo bw'amafaranga n'ubutunzi. Igisumba byose ni uko utajya mu kazi k'abandi utarakora akawe kakureba, ariko k'ibyo byose mvuze. Hari ugukora akazi k'abandi ukazinduka ujya mu kazi k'abandi ugataha unaniwe, wowe nta na kamwe urikorera. Burya umuntu nawe hari akazi yikorera, ariko kako twavuze muri ibyo byiciro byose uko bigera muri 5. Niba wumva neza ko isaha ya 11 ari ingenzi ku buzima bwa muntu, andika comment uti ni ingenzi. Aha ngaha rero nshobora kubaza cyangwa se nshobora kuvuga ni none ikibazo ni iki? Si uko utabishoboye, ni uko utarabifataho icyemezo. Harabura iki ngo isaha ya 11 uyishyire mu buzima bwawe? Tangira ejo, byuka 11 za mu gitondo, gerageza iminsi 7 by'umwihariko, uzabona impinduka. Hari ababyumva bakavuga ngo ni iby'abagabo, ibi ni iby'abantu bafite ibintu bakora ama business akomeye n'ibiki. Oya, nawe isaha yahindura ubuzima bwawe. Niba ari video utegura ijya kuri TikTok, ijya kuri YouTube, uyitegura kare kugira ngo amanywa yawe yabyaze umusaruro mu bindi. Niba witeguye, andika uti nzatangira ejo. Niba uzi icyo yakumariye nawe, dusharinge inkuru muri comment. Kanda like, kora subscribe kugira tuzabane muri video z'ubutaha. Ndabakunda, imbabazi nk'ibisanzwe. Imana ibarinde.